nyine we genda ubaganirize igikorosi we ariko se noneho ukajyana mu umusazi aranyishe neza arankanda nkumva nyamara azivanyeho ye nukuri mbabarira yego okasaba umbwire nukuri gishoboka cyose ndakibaha nye yego zimwe ndabizi bamukeneye wenda n'akayisanse turahageze byose ndabikora fasha turahageze sawa urambwira urakoze kuse shu pore imodoka wayibonye wakasikorosi ni nziza tugeze aho tugiye tugeze kuri sitasiyo abantu biwanye kuko ubundi baraterekeraga ibintu byaturutse ubundi ibintu bizankukiramo njye ariko se kundi ari umusazi w'umwana ubaho umusazi ni wowe oya umusazi ni wowe umusazi ni mwene wanyu pole tuzi umusazi ni wowe umusazi wasaze oya ntago nasaze burekewe ngahumva tuza ariko sinzi imbaraga wazikuye ko miruka nazo wagiraga ariko se unamuka byaramwe ibi ni ibiki imodoka yanze guparika se uzacika amaboko yanze guparika ndi bigukore mu yanze guparika oya buretse umugozi utagucamo kabiri buretse iraparitse ariko se iraparitse ese ubundi uko ndeba ufite imbaraga mbona ufite imbaraga uziritse biza ku butaziritse ariko ariko se murimo murarwana papa Frank yakugize ate twatemberanye murimo muragendana twagendanye wimucokoza cyore se ni biki amana yagasani tuza shu tuza sibyo tuza ni bikiza Abwiye nk'urusaku guteje. Urusaku rweza. Sikume mwateruye inzu. Kwiterura guteze. Sibyo nyine kutemera kwanyu. Ese ku buryo biza namo n'ibintu byo kurwana. Urwane se? Je nana mukubita ariko urabizi. Ese ko muzi utarindwanye byagenze bite? Ismail nakitigisha. Waronse mba hano. Uno waje kurwanira iwanjye. Abaduteye turabakubita. Nawe reka mereke ibintu byoroshye. Byiza kuri twese. Ngo ibikiza. Uje kumwirukana? Aho nendaga kukubwira ngo utangire uzinga ibintu byawe ugiye. What? Njyewe? Cyane, hari undi se turi kuvugana? Biruri seriye. Urandi gukina? Ahubwo wowe bitekerezo. Ntekereza kubikiza. Ako njye nabitekerejeho. Mani hejuru yuko ari ngiye muri kubangamira. Ese uri umugore wanjye wesezerana? Akuma nta kintu kiruta inshuti. Biri seriye. Nyine turi inshuti. Uzajya unsure nta kibazo. Nese kubizimani najya hehe mani. Nibyo byiza kwitwebwe. Hayi biragufasha, nanjye biramfasha. Manu kubizi najya hehe. Ubu ngiye urumva mbonyeho kujyana undi nakabaye ndi hano. Yabwo wagatangiye kubitekerezo kano kanya kuko ngewe. Manu zikuri seriye. Ndi seriye cyane mani. Mani bero basi mbabarira. Oya we nutangire yamarira yawe. Mani please. Ihangane bibaho. Bero manu urabizi. Wowe nubundi inzira ikuzo nano urayizi zajya uzunere peace naribi. Sura umuntu wanjye se turi inshuti nyine. Mani gabanya renge. We narenga ahubwo wowe kabanze ngiye kumuvugisha ho gato. Uba bitegura. Niti cyuri kubura se nyikorere. Itike y'ikimana mfite ikibazo cyawo kujyamana ariko ntago ari ngombwa ngo uhitunyirukana gute. Hejuru yo kumbagamira ntago ari ngombwa ngo uhitunyirukana gute. Kubangamira ute? Kanya none uwo bigenze gute? Sha. Pe, nkubwije uko nta kintu namukoze pe, nukuri. Nese ameze ati? Nyine nagiye kubona mbona ari gutaka cyane aribwa mu nda amena abaryama hasi
Barasakuza n'ubwo baranyishe navuga ati kanguhamagare. Ariko mu by'ukuri nta kintu sinigeze nawe. Munda honyine. Munda honyine. Utagize ikintu umutwara. Ntacu yateguye. Ibyo si ibintu bisanzwe. Simbizi gusa n'ubishite kamunda cyane. No, narabikubwiye ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe cyane cyane ku muntu nkuru wagize kiriya kibazo. Iyo akiri kuva hari hasi buriya no munda bagomba kubabara. Hari abantu bafite umubiri umeze gutyo. Okay. Gusa nanone ntibyambuza kureba, nagenda nkamurebera. Oya mfasha undebere ariko urongera amafaranga. Amafaranga ubundi byose ni amafaranga. Urongera amafaranga cyangwa se mbishyire hanze. Cyangwa se mu kimwe. Okay. Reka mwihorere. Oh no please. Oya mbabari umfasha. It's okay. Urongera amafaranga. Nta kibazo. Ndayaguha pe sibyo. Nuko ngukorega tuba tugomba gukorana cyangwa se basi mfasha ntacyo ndayaguha n'iki kibazo. Okay. Kamurebe. Okay. Okay, naribi ntabwo nakongera guterana nawe urusaku nzaza mwubaha naribi. Oya byarangiye ahubwo wowe. Okay, nashaka agiye yambaye imyenda yanjye nari. Kwa n'umwanzuro nafashe. Okay, karagatego ko kugira ngo nambare kuriya. Yambare kuriya. Akaye gatego. We ari amahani yawe niyo mabi. Bero, mani waretse kwe. Ahubwo we tubaza kuvuga nukenera itike wanyandikira cyane kanzanye kohereza nibyo byiza. Man, bero biri serume. Oya biseri yaho turavuga. Uyu mukobwa ujeje ubundi. Mushimisha mute. Man, n'igihe tumaranye. Oya turacyari inshuti we nari. Gusa nimba unyirukanye urabona ndi bugihe man. Ukubizigiye bitaho kujya ubundi nakabaye ndi hano. Ashaka yene nuhabura habona ndabizi rega wenda kwizeye umuntu wawe. Man, bero man ntabwo bino bintu wabinkora nuko. Ahubwo dusubire. None Nuzuri murenda ngo ngubwire ko. Oye. Shaka ko bigenze. Oye ntabwo ibyo biri gukora. Ntabwo nakongera basi mbabari. Ubwitangiye kunira amarira amabizi ko byarangiye. Oya buretse. Nuko nisaza mani nayimbu. Ariko ntabwo wahita unyiruka ngo. Okay basi biminsta. Oya ahubwo reka tuze kubivuganaho mu kanya. Wowe ubuzinga reka ngufashe. Oye ubuzinga. Genda ubuzinga turasubira. Mama Ange. Bari kumpamagara so wampamagara ngo nze nitabe telefone yanjye. Nayumvise ko numvaga ahubwo Dore ahubwo bari kumpamagara. nari indirimbo z'Imana nari gufashwa. Wari gufashwa na ringtone yanjye. Ntago bizi. Ntabwo nzeke. Ntuzongere kunkora hano. Hano hakoze umuntu w'agaciro. Ngo iki Mama Ange mbabarira ntongere hase habaye. Tangora shaka. Mbwira byagenze uteze. Ntumbwire yuko abagabo bo muri Kigali batangiye kugusaza. Ari bwo kigeri na. Sha Frank hari umugabo. Mana ishobora byose. Mama Ange ninde watangiye kugusaza? Ndumva afite ubwuzu. Mana ishobora byose. Ubuse koko ninde wageze uwahuye nandese? Nje ntago nishimiye ko usigaye wiruka mu bagabo b'i Kigali. Utangiye imico mibi. Jese ko nishimye bimbwiye iki? Nushaka urakare. Ndaka rushimishijwe n'ikese. Nuko usigaye wirirwa mu bagabo. Ufite sheri. Ufite sheri. Hehe. Muri Kigali. Naga muvuze ndamuvumba sha. Gusa nyine reka nkubwire. Sha ni mwiza Frank.
umva nkubwire njye ntabwo nkeneye ko uzaza uzana abagabo hano ntabwo n'utugambo twiza ntabwo azaho hano none reka nkubwire uzi ko umunwa wanjye wari ugiye kuyoba umunwa uyobera he ko ugomba kuyobera ku biryo gusa hari ukuntu nyine wari uncitse ugiye kugira ngo nabona pastor umugore wanjye niko yafashwe arimo ahamagara abantu b'iwabo ubundi atangira arimo afite amahane dore n'ahangaha niho twibera madamu wanjye n'uyu nguyu aha niho mwibereye nimba yaratangiye gutyo se ubwo si amadayimoni se niyo mpamvu nguhamagaye kugira ngo inzu yacu iheshe umugisha shiri yego none se ko mureba ko nduzi bikaze se niyo mpamvu nyine nguhamagaye ngo umumfashe ko nduzi mwitegereza nkaba nduzi bikaze ubu se ntabwo adusarana ntabwo atuvumbukana akakubitana akarwana madamu wanjye aritonda gusa nyine nyuzamo ukabona nyine burayazoje utangiye ni amadayimoni toka satani mu izina rya Yesu ni amadayimoni kuva twahurira hariya mu ntuza mu buvumo twagiye gusenga hariya mu butayu habona ukuntu uvanyemo umuntu ibisazi nahise mvuga ntumva sinari nzi ko nzarwaza iyi ndwara niyo mpamvu naguhamagaye byonyine kuba wageze muri iyi nzu byonyine kuba uhari n'aka gahenge buriya akageza ko atangiye kukumva hafi hariya amen ubu niyo mpamvu ubona yatuje ubu ngubu urabizi bino bintu bitinya imbaraga z'Imana buriya Imana imbaraga z'Imana zirakomera cyane niyo mpamvu nkawe muzima ngira ngo nubwo tugiye kumusengera ariko niwe ugiye kumwizerera mu izina rya Yesu wizere ko ari bukire kandi arakira gusa rero mbere yuko tubanza tugasenga humura arakira mbere yuko tubanza tugasenga hari indirimbo igikunda oya ntabwo apfa humura pepera nkuri gusezera oya humura arakira imbaraga y'Imana iragira icyo ikora ndabona bikaze ariko iragira icyo ikora hari indirimbo rero njya nkunda cyane indirimbo ivuga ngo ntumpiteho mukiza reka nyiririmbeho igitero kimwe hari n'umurongo umwe ndi busome hano muri Bibiliya ninsoza kuwusoma nawe uravuga ngo amena ubundi mushyireho ibiganza musengere arakira mu izina rya Yesu wahita akira arakira humura arakira ntari nyina buriya ufite umurwayi nawe ukaba wizera imbaraga z'Imana aho atabaye urahamubera wamusengera ukumva ko isengesho Imana yaryakira mfasha renze ko umuntu wizera undi wera ari nk'umubyeyi ariko nta kintu ariko bimeze mwe murabizi mukorera Imana turirimbe iyo ndirimbo kamuhamagare Frank wenda icyo yabikoraho ego man kasa network composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number sindabigenza gute kikamamagare Uncle numva ubundi mana yanjye n'ubu ndamukira we Hello? Hello? Oui, hello? Yes, Uncle, wiriwe? ibya bintu warebye muri filime ugiye gutangira kubikorera abantu mamanje mbabarira pe mbabarira ntabwo twabivamo ibi bintu nose sinabaye mu diaspora wowe se uba muri Amerika cyangwa hanze y'u Rwanda utangiye ibiki mamanje mbibwire Ange ko usigaye ujya mu bagabo b'i Kigali ntabwo reka nabagiyemo none se nyine nimba Imana ishobora byose we ngereka ngusaba ikintu kimwe sinzagira umugabo mbona hano abo bagabo ujye ubasanga aho ngaho ntibakagere hano mana yanjye mamanje wahuye n'uhe mugabo yaba yarakoze akongera akankoraho sha ndabona ibyo ntabishobora gusa mbabarira rega nta mutima mubi nutabireka bazagutera Frank no nkubwira akantu kamwe ubwo ngubwo niba ndakareye nanjye ndakurakare ko wa mukobwa yakuzaniye amashambusha ntiwayariye se
arariye nyine none ku cyo uri kumva utakunda kandi nawe ukundana njye se nkundana nawe wa mukobwa ari wambaye ubusa namukoze ku gafipiki agapipi kandi gaba mukobwa sinakozemo guke yesu akose mamanje uzi ko bunsebya mu nshuti zanjye uzi ko uzatuma bagira ngo ibyo bintu ntago ari byo bazajya bambara ibintu birebire nese ni ngombwa ngo ni ukuntu yambariye umukoreho uzi ko uri kumuhohotera hohotera se bazajya bareka gutera abantu amafemba nese ubu yateye amafemba wowe kandi umubyaye ntakirwa nyine reka tubireke ukundane nanjye nikundane njye ntabwo dukundana n'inshuti yanjye nawe uwo mugabo umugire ntimuzakundane kandi yambwiye ashanda ari kuri ikindi gihe yakubwiye ngo iki shama manje mba nukuri nutangiye kujya mu nkunda z'i Kigali uzasara zizagusaza yambajije ngo se ngo ufite umugabo nambwiye ntabwo mufite nese hari umugabo ushaka hari umugabo ushaka niba unshaka ariko we nta mugabo ushaka twese turashakana mamanje reka mubwira abagabo b'i Kigali bazagusaza erega humura ntago ndi umwana ndabyitwaramo neza ntumpiteho mukiza nganya nukugenderera abandi nanjye ntunsige mfite umusazi ntunsige dore bwarageze reka ubwo tumaze kuririmba iyi ndirimbo iki gitero cy'iyi ndirimbo ni indirimbo ifasha abarwayi cyane reka dusome umurongo uri hano muri Zaburi igice cya 6 umurongo ni uwa 5 n'uwa 6 uravuga ngo Uwiteka agaruka utabare umutima wanjye unkize kubw'imbabazi zawe kuko upfuye atakikwibuka ninde uzagushimira ikuzimu vuga ngo amen uyu murongo icyo ushaka kuvuga rero tugomba kwizera tukiri mu isi tukumva ko Imana ikora ibitangaza nta muntu ushima Imana ari uko ari ikuzimu kuzimu ntawe ubatekereza ntawe uba yibuka nicyo uwo murongo ushaka kuvuga rero namaze kumva mu mutima wanjye no guhishurirwa ko uyu murwayi agiye gukira amen namaze kubona ko aba badayimoni afite bagiye kuhaguruka bagasubira iyo baturutse bakohoha mu izina rya Yesu kuko ni abadayimoni yoherewe nibo bamusaza ariko reka mushyireho ibiganza ndamusengera arakira mu izina rya Yesu Mana nyiringabo nyiri igitare cy'amahanga wowe ukora imirimo n'ibitangaza we waduhaye umurimo wo gusengera abarwayi bagakira mu izina rya Yesu tukweretse uyu murwayi afite ibirwayi by'ibisazi amereye nabi umuryango we iyi nzu nta mahoro arimo ariko ndakwinginze kugira ngo mu izina ryawe amahoro agaragare hano reka dusabe kugira ngo ibi bidayimoni biri mu iyi nzu byaje mw'uyu mubyeyi bimuvemo kugira ngo nyakubahwa Imana ejo nawe azaba ahagaze ashima kugira neza kwawe uri Imana y'igitangaza kandi ndimo ndumva kuri mu bikora ndabona birimo bigenda tutoka satani mu izina rya Yesu dayimoni genda vamo muvemo genda mu izina rya Yesu ejo azabashima kugira neza kwawe ejo azabashima urukundo rwawe avuga yuko wamukijije kandi natwe tuzashima urukundo rwawe ngwino ubane nawe umugirire neza kandi turabona ko nyakubahwa Imana ubw'impano Imana yatanze yo gusengera abarwayi bagakira tuterafa iriza fe munterakabase mu izina rya Yesu arambwiye ngo agiye gukira Yesu arambwiye ngo uyu murwayi agiye gukira abadayimoni bari kugenda tuterafa iriza papasava bakagasiye aravuze ngo kandi namara gukira zibuke gushima barayimo baragenda tutoka satani mu izina rya Yesu Kristo dayimoni hunga dayimoni uyu ntabwo ari uwawe n'uw'Imana vamo genda Yesu urakoze kuko umpaye ikimenyetso mu mutima wanjye cy'uko uyu muntu akiza amadayimoni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu
amen umuntu wawe umurwayi wawe arakize arakize mu izina rya Yesu. Imana ni igitangaza, ikora imirimo n'ibitangaza, kugira neza kwayo kuramukijije. Umeze neza? Yakize arakize. Murakoze kabisa, kandi hakoze Imana cyane cyane kuko ariyo idufasha ko burya mutoroshye wa kaduha amavuta tukabasha gusengera abarwayi bagakira. Imana wiriwe neza, bite Ni byiza, ameze mute? Amakuru yawe? Amakuru ni meza, cyetse mwebwe. Natwe turaba tumeze neza. Hanyuma wowe wa mukobwa ubahe? Bahe kuko Bandike jeto. uri hehe? Ndi i Kigali. Sasa wowe uragenda ukagenda ukabura ukagenda ukamara igihe kinini nawe uzi amakuru yawe nawe uzi iki, aho uhugukiye uvuye mu byawe uhugutse ukabibona kwiruka guhamagara abantu. Ariko mba meze neza nta kibazo, nuko nari mbakumbuye. None se ninde muntu uzi ko umeze neza ko nta muntu n'umwe ufite amakuru yawe? Telefone yawe igira gutya ukagiye kubona ntiriho, imaze igihe itariho. Ibyo bintu gukora wa mukobwa wa urabona ibereye. Ariko ubu ntabwo bizongera, ubu ngubu ndahari. I Kigali. Ubu ndahari. Eho rero akazi kawe. Uncle nindaga kumva ukuntu umeze, numva amayinite nshiranye. Baransoneye cyetse umamagaye niba uyafite. Ntacyo ariko ndeka ngo uhamagare. Yego. Sawa. kandi bishobora nawe kugushimisha. Ubwo se wowe ntabwo ushobora gushimishwa ariko nanjye afite umuntu apfumbata. None se njye reka nkubaza, ubu Ange wowe urumva byo byonyine yabyishimira? Ange biramureba sha. Ubu ngubu umuntu muri kino gihe yita ku nyungu ze. Njye ndumva nabyishimiye ibyo bintu. Abo bagabo sinzi. Ugendere ubwo birakureba. Niyo mpamvu wazanye bino bintu ngo ubyitera iruhande. Yego. N'amavuta. Ahubwo kazumva tu. Nase mama Ange wagiye wisigira hariya. Jya wisigira hariya mu ntuze. Kandi kugira ngo nsige ku minwa adasanga iminwa yanjye. Nako tutazahura iminwa yanjye. Ibi bintu uri kubyigira hehe koko mama Ange? Uri kubikura he? Muri televiziyo. Iyi televiziyo igomba kujya yirwa ifunze. Ibi bintu ni ibiki koko? N'amaparfait. None se birakubabaje fra? Ntago bimbabaje ariko utangiye kugira nagaho agakongo n'abagabo b'i Kigali bazakubabaza. Ushaka kuzasubirira ya warababaye umutima. Cyo mfite umubiri. Hello. Ariko wowe nta bintu byawe bijya bibaseye. Oya. Nuko nari nabanje kukuvugisha abandi, niyo mpamvu hari umushuti wanjye nari nabanje kuvugisha. Aho nyumvira. Ntabwo nari nzi ko nayakoresheje cyane. Babanje kuvugana n'abo basazi bawe muri Kigali. Muri mu rugo rwose ntabwo wari wagiye ku kazi? Uri mu rugo? Urambariza iki ko ndi mu rugo urabishakira iki? Nda kujyana umve mba muri amahoro. Uyu amahoro turi amahoro ariko se kumaze ngo ndi mu rugo. Muri ibi hari umuntu kiba mu rugo? Ego ko. Waba mu rugo hanyuma ubuzima ukagenda gute? Umuntu aba yagiye. Nyine bugitaha mu rugo usigaye buri mu rugo utaha. Oya mu rugo ndataha. Ubu ntabwo ngikora mbayo ndataha mu rugo. Ndumva none ari neza. Ariko rero kugira ngo mbone bisaba kujya kuza wahamagaye. N'ubundi niko biba bimeze ndabizi. Nuko agiye mba nagiye. Ntacyo urakoze ushaka kumenya uko tumeze turi amahoro, nizere ko nawe umeze neza. Nari meze neza nuko yendaga kubasuhuza nyine. Sawa sawa urakoze. Sawa sawa. Sawa murakoze. Ejo mbonye ahantu uzajya. Ntabwo reka ngende utwenda twanjye tunganye neza. Comoke.
Imana yaduhaye amavuta gusengera abarwayi bagakira mu izina rya Yesu. Arakize rero rwose, mbonye n'ikimenyetso muri jye, numvise ijwi rimbwira yuko amadayimoni amuvuyemo. Mfasha duha Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Komere n'amashyi menshi cyane. Amena cyane. Shuka mu mashyi. Yego mashyi. Gutya. Yakize abadayimoni. Toka satani. Bagiye. Sha ibintu menya bite. Pastor urakoze. Nuko rero kubw'umurimo tuba dukora utoroshye, hari abandi benshi barimo bampamagara, gusa ntago nkunda kujya mwibi cyane, ariko iyo umuntu agize kumva umutima w'umukomanze ko ari jye wamufasha, hari ikimana ibubu nayo ubwayo yavuganye nawe mu mutima we ndamufasha. Niyo mpamvu rero nshaka ko ntakererewe. Imana ishimwe kuko umurimo wayo ukoretse umurwayi wawe akaba akiza amadayimoni agiye. Nshakira agateke mbashe kugenda, hari n'ahandi hantu ngiye. No kuri mwakoze pe. Buriya Imana niyo byose, niyo iduhiza impano kuri twese, muri twebwe ntacyo twakwishoboza. Yakira. Nangahe? Yangoye 5. Ndakeka ari bukugezeyo. Uratega kabisi irakugezayo ngira ngo urasabana nayo kugura amazi. Aya mafaranga ko ari makeya. Amafaranga ni makeya. Ni makeya byibuze kubera ingendo nyinshi mfite. Shaka ukuntu mpa nka 200, ibihumbi 200. Ibihumbi? Kugira ngo urabona abamotari ngenda ntega, hari naho biba ngombwa no kwicara kuri moto bikanga ngatega n'imodoka, kugira ngo izo ngendo zose mbashe kuzigera. Erega ayo mafaranga ntacyo tumarira, ntabwo ari ayo twe turya, nagenda mu izo ngendo kugira ngo tubashe kujya dufasha abandi hirya no hino. Pastor 200. 200. Ni indege utega se? Ni mbafite ingendo nyinshi, Nese yo moto igutwaye mu 200 yabigiye Nairobi bwo yaguca 200. Ese ubu nta nubwo wishimira igikorwa kibaye, murwayi wawe yakize. Oya nukuri arakize. Ubundi reka nkwereke ntacyo rekanyaga umaye 500 mwereke. Mujye mwubaha abakozi b'Imana. Buriya tuba dufite umurimo utoroshye. Basi 2,000. Ibine ngira ngo nabaye. Ubundi rero ntibigenze nkuko byakagenze. Ariko ntacyo ujyana 2,000. Ariko ukomeze wenda ushakishe aho nanagera yanshiriyeho. Nahamagara ya nimero wampamagaje. Akubwira ukanyongerera tike ngakomeza urugendo. Pastor. No umurimo w'Imana. Yego. Kandi urabona ko nari ndwaje umuntu. Ngeneye no kumwondora. Ibihumbi 200 se Pastor koko no kugura. Reka nanga mujye mushyira mu gaciro. Ubwo muri make ntayo ufite. Ubuse ndabanyakuye koko. Urabona we ntuhareba inzu yanjye ntuyireba. Nzanye ntiyakaba ifitemo intebe. Samaze igihe kirekire arwaye. Oya maranye nk'iminsi 5. Kutavuje cyane se amafaranga wayashyize. Reka ngende. Turaguma tuvugane kandi nawe uko umwanya ugenda ushira uragenda wumva kugira neza kw'Imana. Uri bugire n'icyo wibwiriza, ntagombye kugira icyo nkubwira. Uhe n'agaciro umurimo tuba dukoze, urakoze cyane. Pastor Ange ariko urayagaye pe. Oya si ukugaya, ntabwo ari ukugaya, tuba turi mu ngendo nyinshi dukora uyu murimo, tugenda dukiza abarwayi kubw'imbaraga y'Imana. Pastor, nacyo nawe ni mukuru namara gukira nkamusobanurira ibyago yahuye nabyo. Yego. Nzamubwira gushake. Azagushimira. Ntugire ikibazo kandi rwose humura nanjye ndagusabira umugisha, Imana iraguha yandi. Mukomeze rero mwizere Imana. Kandi mujye mumenya ko imbaraga zayo zifite ububasha n'ubushobozi, kandi mujye mwubaha n'abakozi b'Imana. Imana ikoze umurimo n'ibitangaza byayo. Reka murekeze ndaje. Usigara amahoro murwayi. Wakize. Reka nigendere wakize. Nabone abantu beza.
Karibu. Gwiki? Karibu ninjira. Nese hano murasana kangahe? So Nakumvise kutavuga ariko terura nyine no baga urumva nje ndi wishobora.